Ino TV. Ujye ugendera ku ijambo ry'umugabo. Oya. None se umugabo nimba akorera ibihumbi 200 ku kwezi ubizi ko ari byo akorera. Akayanywera ku kabara kajya kwishyura 180. Akinje ugomba kumutega. Impamvu yo kunywera ayo mafaranga se ibyo ntabwo biba. Abaye yihe nyine. Impamvu yo guhembwa desa. Umugabo. Nyine yihe. Umva ahubwo umugabo ushobora. Umva gutakaza ayo mafaranga adafite. ahubwo natwe tugiye kujya tujya muri gym. Urumva? Agukubita urushyi umusubiza urundi. Reka tuganire neza. Ikintu gihari. Oya. Mwebwe mureka abagabo bisanzuye. Gute? Umugabo iyo yisanzuye abasha no kuyobora urugo bigakunda. Nta mugabo wisanzura atahashye uwo nta mugabo umurimo. Iyo umugabo wamuhagaze hejuru. Ariko naguha umenya ko nagwaje we kurya. Nagwaje uwavuye wajihunga inzara icyo kintu cy'ikibuka. Ngewe n'umugabo iyo dushakanye tuba tuje gufatanya urugo. Mfite saleri yanjye ku kwezi. Nawe afite saleri ku kwezi. None yaragiye arayinywereye agiye kwishyura ku kabari. Wenda bibayeho rimwe ushaka kuvuga uti akaza mukabiganiraho. None ubwo mufatanyije iki? Mufatanyije ako kabari yagiyemo mwaragasangiye byibuze ngo muyagire. Oya mugomba kubanza gushakishiriza abana muri gushyira ku oya dore akantu gahari. Oya umva amabwirira ibanga. Umugabo wisanzuye mwari mubizi. Nimba ari ibyo bihumbi 50 akabihekenya akamenya ngo biburatse gato. Hanyuma nabihekenya nanjye yanje ngayahekenya urwo rugo ruzagarukira hehe. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya. Ubwo urucira mu kasko rugatwara nyoko. Aha ruri abandi rutakwibagiye subiza ko manyuko. Wahire bikorera cyane. Ruri abandi wagiye ureka gusaragurika niko ruri abandi rutakwibagiwe. Twahahagaze uku ego kwako nawe nuko dukoresha giparatomando we mwana mwigira inyuma gato cyangwa bagende muve mu muhanda mutarangana biryara abantu bazamenya kubanira neza abantu. Ikintu twibeshyaho nuko twibagirwa yuko mbese so isi ni muzunguruka uyu munsi ni ngejo ni wowe umva irakubirindura none se ntabwo uzi ko yamara nawe yafunzwe hoye byagenze bitase ko mperuka afungisha jihadi ko mperutse afungisha jihadi ngo yasakaje amashusho y'amana ariko ngo y'amana afite ibikoresho abantu bose babonye iyo shusho bashyizeho oya ngo yabonye ibiki y'amana bafite ibikoresho umva ibikoresho by'iki by'abagabo Yarezi ko ari iby'umuziki. Oya y'amana bafite ibikoresho by'abagabo numvishe babivuga njye ikintu cyanunguye nukugira numve ngo jihadi nawe ahamaze igiye gufungwa nawe yamana ariko haryo bundi ntuza jihadi ko nayo abashu mutera gasonga bugari ariko shankumbuye inkuruze nkumbuye story ze mureke mbabwire baranguza none ni ku kiranguza uba mugana aracyatera gasonga ngo nubwo yabafunze ari muri gereza yatera gasonga bugari bura yabivugaga ataragerayo itonde ubundi byigishije iki byigishije iki abantu hagati ya yampano na jihad byabigishije iki nje nk'isomo mbona muriro urumva nigende bavuga ngo urucira mu kasoro gatwara nyoko niba mu byukuri jihadi yari yasakaje koko amashusho ya yampano ntago yampano yafite umwanzuro wo kwitagira te kujya kubafungisha mu byukuri ahubwo yari kwireba we yajyaga none se wagitanze ikirego se ubundi ko numva ngo yampana arafunze ngo kubera umugore we nawe yasakaje amashusho ubundi byagenze gute oya yampano yakubise umugore yaramukubise aranamugonga ngo bashwanye ari mu modoka narabyumvise nabyo imihanda yaranyereye buri kimwe cyose gicaho oya cyane ku basitariho bibari icyo tureba ishusho yampano na jihad yakubise umugore yego abo asanze jihadi wakwirakwije amafoto n'amashusho ye y'ubwambure ukuri guhari twimbike mu kiganiro neza ukuri guhari hagati ya jihadi na yampano yego babanye gute duhishu iyo shusho ibyo wimagine nyine nabibaze umuntu wagufungishije aje akahagusanga ngewe mukamwegereza ngewe nkurikije nahita mbyumva umuntu yaragufungishije washakaje amashusho nawe agahita yinjira yakubise umugore njye ndumva icyiza bahita uvuga uti ibyago ntaho bitaba twiyunga
oya ntago ari uko bimeze Twiyunge. ariko uko jihad harya akatingahe cyane jihad akatingahe iby'imyaka bireke nyine ubwo urumva wahita uvuga uti igihe iyi myaka bamukatiye ni ukubera we oya icyo mvuga iby'imyaka bireke ahubwo twe turebe ngo ni iki byigishije abantu mu mibanire kubana neza nicyo bibyigishije niba mugenzi wawe hari aho usanze yaguye uterereho utwatsi apana guhita wihutana ibintu ubuyobozi ngo ugereka ngo shyiraho utwatsi ariko ubundi mbabaze muri abagore muri igitsina gore ni ikihe gituma abagore kenshi mukunda kurogerita mbere y'uko murogerita ako kantu uri kukumva dukunda kurogereta gute mbere y'uko murogerita turihuta se y'amano ari warasaba imbabazi ngo rwose ngo ibyabaye ngo mugabo wanjye ngo imana ngo arahaze mwana arahaze urama bamureke naze yagendaga hari wamuherekeje hoya rata hari igihe umuntu arwa mu ruzi arwita ikiziba noneho rero ngo ukamanika wicaye wajya kukamanura ugahaguruka ukagira ngo wenda buriya nyine yagiye kumujyana kuri riba agira ngo ni umunyafu bari bumunyuzeho w'icyumweru kimwe umugabo akagaruka mu rugo ariko asanga siko bimeze ntabwo yabonye ibyabaye kuri Annette Murava kera ntabwo byamubayeho none se umusonga uri kuwundi ukubuza gusinzira suko ibyo wajya kubyitaho wenda avuga ko ari ukwirengagiza ariko njyewe bure wamunyegereza namukoze iki mu matwi ntuzase mugore w'amani urushyi yakubiswe urushyi umugabo yamukubise rumugejeje mageragere ngaho ibaze nyine urushyi rumwe kandi n'ubundi afunze iminsi 30 y'agateganyo nta nubwo ari na ruramukubisa azamukubita n'urundi igihe habaye impamvu runaka zitumvikaniweho oya ariko ibintu bibayeho rimwe atari kenshi cyo kwenda niba yampano yabigize nawe akantu k'akantu uko umugore akosheje akahita kubita ibyo nabyo ntabwo byabaye ariko wenda buriya nta rushyi abagabo benshi barabikora nibyo oya ibyo ntaho bikiba bakabakanyaga rero ibyo byabagaho kera ubu ntabwo bikibaho urushyi se oya abagabo benshi barabikora nubwo mutabivuga ariko barabikora oya ntimubizi se ntabwo ibyo twebwe tubizi mwebwe nimukubitwa hako se urabona ari nk'uhe mugabo wamuhangara akantera urushyi akansubiza urundi oya ihangana undebe akihagarara neza urwa mbere urwa kabiri atanakuniza ntabwo bishoboka ibyo n'ibintu umunigo urawuzi simbizi nimba ego komana ubwo ibaze uwo mwenda yaba yanakozeho gutya agahitanura ingumi ye gutya uwo mwenda yaba yanakozeho gutya uku yawufashe gutya byonyine yajya kuwugura utari wanacika akandi kantu mukwiye kumenya mwebwe abagore mwemere muce bugufi hoya ntago tuzicisha bugufi nawe ni umuntu nk'abandi bugufi ntituzamwicisha urumva ahubwo umva nkubwire ari wowe umva nkubwire oya mwebwe mukunda kuvoma hafi umva nkubwira ari wowe ariko rero nubwo bavoma hafi ngenda kizi umujinya ubu hariho gender balance kuganira ku bintu niba muganire ku bintu ntimubyemeranweho ni mubyihorere ejo mwongere ubundi reka nkubwire ujye ugendera ku ijambo ry'umugabo oya none se umugabo nimba akorera ibihumbi 200 ku kwezi ubizi ko ari byo akorera akayanywera ku kabara akajya kwishyura 180 akinje impamvu yo kunywera ayo mafaranga se ibyo ntabwo biba iyi impamvu yo guhembwa desa nyine yihe umva ahubwo nkubwire ushobora umva gutakaza ayo mafaranga adafite ahubwo natwe tugiye kujya tujya muri gym urumva agukubita urushyi umusubiza urundi reka tuganire neza ikintu gihari oya mwebwe mureka abagabo bisanzuye gute umugabo iyo yisanzuye abasha no kuyobora urugo bigakunda nta mugabo wisanzura atahashye uwo nta mugabo umurimo iyo umugabo wamuhagaze hejuru ariko naguhawe umenya ko ntabwo waje we kurya ntabwo waje uwavuye waje uhunga inzara icyo kintu cy'ibu ngewe n'umugabo iyo dushakanye tuba tuje gufatanya urugo mfite saleri yanjye ku kwezi nawe afite saleri ku kwezi none iyo aragiye arayinywereye agiye kwishyura ku kabari wenda bibayeho rimwe ushobora kuvuga uti ni akaza mukabiganiraho none ubwo mufatanyije iki mufatanyije ako kabari yagiyemo mwaragasangiye byibuze ngo muyagire oya mugomba kubanza gushakishiriza abana muri gushyira ku meza dore akantu gahari umva amabwirira ibanga umugabo wisanzuye mwari mubizi nimba ari ibyo bihumbi 50 akabihekenya akamenya ngo biburatse gato hanyuma nabihekenye nanjye yanjye nkayahekenya urwo rugo ruzagarukira hehe nanjye nkagura icyangwe uretse nkagura icyangwe kigezweho urwo rugo rwazagera kuki ibyo uvuze ndakugarukiye harya umugore n'umugabo basezerana gute basezerana gute biterwa n'amahitamo yabo n'uburyo harimo ngo abasezerana
ivangamutungo risesuye n'umuhahano ivangamutungo rusange ariko icyo bishatse kuvuga bamwe bavanga n'ivangamutungo muhahano kabari kangahe 50 kuri 50 apu icyo cyaba kinoroshye reka da aya yanywera mu kabari nanjye njya kuyanywera mu kabari hanyuma abana banyu abahe bana ubwo mwagafatiwe n'undu bibaho se kandi mwana bafatanyije ibintu bibaho reka umenye ko bikurangiye niba ari 50 kuri 50 akaba urwo rugo rwaba rwasenyutse akaba yaragiye gusambana ku Kamonyi nanjye nzagira ururindo inama yanjye wowe ndapfuye bazajya gusambanira ururindo ni 50 kuri 50 umva inama yanjye ntuzishinga umugabo urankurikiye yego kubera ko ntimwanaremwe kimwe kandi umugabo narya ibihumbi 50 ari nabyo yakoreye uzicara utuze wicare hehe iwe hehe nyine niho nkubaza ubu ntababunga nk'intuza oya byo kubunga ntago ari begende umva se oya mbabarira byo kubunga je sibyo ndi izo nama zawe rwose ari ibihumbi 50 yego nimba ari ibihumbi 50 igisubizo wimutura umujinya ngo agere ubwo gutera urushyi natahara ryiki gucyamanuka gimagerage natahara ryiki ubwo nyine azuko abigeza nk'umugabo ni kwa kundi bibacanga ugasanga oya mukanyifuni n'umuhoro birahita tuvugisha twajya tuvugisha n'umwubaha nta funi izazamo nta rushyi nta ngumi senkani kuri senkani njye nakubwiye ko byabaye rimwe wabyihanganira byabaye kabiri ko byabaye gatatu aba ari akamenyero n'agasuzuguro ubwo se abana mwabyaye se wowe rero turi kumwe ho gakeya aha njye se ndi kumwe nawe uretse gato nimba wumva rata fata mikoro gutya neza nimba wumva byabaye rimwe mwihangane yego namwihanga nejo bundi niyongera umwihangane hanyuma bwa gatatu ariko se buretse gato nkubwire ngambwira mwerera imbuto simaze kuvuga kabiri ubwa kubarengera ubwa gatatu mwerera imbuto turi kujyana ubwa kane eri imbuto ejo uzera ibijumba mubwira uti rero mugabo wanjye bigaragara ko ufite akarwara ko mu mutwe bigaragara ko ufite akarwara ko mu mutwe afite ibisazi oya ibintu bya burage mubireke mubwira uti rero mugabo wanjye bigaragara ko ufite akarwara ufite nako kubona udufaranga ntumenye aho duciye reka da ariko jewe ukuntu werera umuntu noneho nta nubwo wanamubwira ngo afite indwara ngo abyumve ahita akubwira ko ari we mugabo wowe wahora ukubye nta mugabo wari ubyemera ko yaroze wowe wahora ukubye ntabwo nakubitwa kuko nimba ari senkani yakoreye neza nazane nanjye amafaranga y'umugabo umva nkubwire icya mbere ntuzi impamvu yayanywereye ntuzi impamvu kandi iyo mpamvu ishobora kuba ari impamvu mbarutso y'ubukungu bw'urugo rwanyu yanywereye amafaranga ariko uyu mugabo kunyumva cyane hanyuma se aho bari kujya kunywa akazi akajya kuri wese akanyara akagabanya ibyawe se bireke buretse muri toyi hazava umutungo w'urugo nta mugabo wahembwe miliyoni nubabarira mu rugo ntacyo rero nubabarira umugabo umwaka ugashira umwaka ugashira abagabo ntabwo babaho rata fata deadline kereka danoro uzaba wishyura uzaba wishyura fata deadline y'umwaka umwe uvuga uti uyu mugabo akorera ibihumbi 300 azaba yarayazigamye uretse gatari ko wambabariye mbabarira nawe wowe fata urimo urabadefanda kandi ntabwo ari sawa fata uyu mugabo wawe umuhe deadline y'umwaka uvuga uti mbo akora ibihumbi 300 oya ibihumbi 300 ubwo umwaka nangaye muturebere katurebe ubwo nimba ari ibihumbi 300 3,600 yereka yarye aya heregete noneho iki ariko se uri guseka iki waretse nkagwina wowe uryikize uretse nkusobanurira komeza mureka yaheregete mureka yarye ayarye ayumve noneho namara kuyumva akabona uri inyangamugayo nta mahane nta nduru uburyo wirwanya urashyira ku meza kandi n'impuhwe nyinshi za kigore ariko muri gutuma sarandi kuvuga cyane noneho urankurikiye umwaka wihe deadline y'umwaka ugutire ku mwaka ngureke urangire nimba ariyo miliyoni 1,100 yarya na 600 abanza yaheregete 3,600 noneho mu nda ya wenye yes noneho mu gihe mugeze mufase ariko mureke gato ikibazo muri kunca mu ijambo hanyuma mu gihe ari kumwe n'abandi bagabo bayasangira ntagapfa kuyarya wenyine cyangwa n'abandi bagore n'abandi bagore bayasangire uwo mwaka urangiye yego
umwaka nurangira uzamubwira uti rero ngwino wicare tuganire uri kubyumva ariko se habari zawe ko ndiho nguha inama umubwira uti iki Ino TV likinga kora subscribe gutya